ngenda njyenyine mu ijoro rituje, intambwe zanjye zigenda buhoro nta cyerekezo, ariko ishusho yawe iteka ikagenda igaruka. yo kandi ibisigisigi byawe bihora mu mutima wanjye. ahantu hose harakunyibutsa chere, inseko yawe impora mu bitekerezo, ngerageza kwiyibagiza buri kintu cyawe cyose, ariko umutima wanjye ugakomeza kugushakisha. birashoboka ko nkiri kunanirwa kukwibagirwa, kubera ko umutima wanjye ukiri kugushaka. yo ibisigisigi byawe biracyandi mu mutima, ntibijya bishira, kabone n'ubwo igihe cyo gihita. yo ngerageza gutsiba ibikunyibutsa byose, ariko urukundo rwanjye rugaruka kuri wowe. yo ni amagambo meza cyane y'urukundo, aho umwe mu babiri bahoze bakundana ariko bakaza gutandukana, arimo abwira mugenzi we ko amukumbuye cyane. yakomeje agira ati, umunsi umwe nitwongera guhurira ahantu, ati numva nshaka gusa kongera kugufata mu maboko yanjye. yo ati kabone nubwo byaba bitameze nka mbere, ibisigisigi byawe biracyari mu mutima wanjye. yo ati birashoboka ko nkiri kunanirwa kukwibagirwa, kubera ko umutima wanjye ukigushaka rwose. ati ibisigisigi byawe biracyandi mu mutima, ntibijya bishira nubwo igihe cyo gihita rwose. yo ati ngerageza gutsiba ibikunyibutsa byose, atari ku rukundo rwanjye rurakugarukira. yo aravuga ati kukwibagirwa rwose byaranze, ati ntibijya bishira kabone nubwo igihe cyo gihita, ati ngerageza gusiba ibikunyibutsa byose, ariko urukundo rwanjye rukanga rukakugarukira. yo ati ngerageza gusiba ibikunyibutsa byose, ariko urukundo rwanjye rukanga
rukagaruka kuri wowe. Ni Mr. Roben nk'ibisanzwe, umusobanuzi w'indirimbo z'abatwaye imitima.